isoko y'amaraso yawe Yesu, ninjiyemo nezwa ibyaha. Ndagushima Yesu kubwawe, yuko wansobanuriye n'ukuri iyi si tugendamo irimo byinshi ntabasha no kuvuga. Abantu benshi bafite izindi mana zitari wowe Yesu Kristo. Ndagushima ko nakumenye nkagusobanukirwa. Warakoze Mana, warakoze ko nakumenye nkamenya ko nta rindi zina twahawe gukirizwamo atari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Warakoze Yesu, narabimenye, nicyo gituma ndirimba, nicyo gituma ndirimba Yesu, nicyo gituma ndirimba, nicyo gituma ndirimba. Hari byinshi mbona ngatangara, hari byinshi mbona umwana w'umuntu yifashisha ngakunde, ngabona ubutunzi bw'isi, ariko njyewe ntarindi zina nahawe atari izina ryawe Yesu, ryawe Yesu. Haleluya, haleluya. Shimye Yesu Kristo w'i Nazareti watumye mumenya. Ndamuhimbaje kuko ni ukuri iyi si yo twari turimo yari iruhije cyane. Nta nubwo twari kumenya ibyo umuntu arwana nabyo. Kugira ngo umuntu azamenye, Yesu we ndagushimye. Ndagushimye umunsi Yesu byumve wanyigishije, Imana yanyigishije byinshi byinshi. Yesu Kristo w'i Nazareti ndamushimye kandi abyumve ko muhimbaje, kuko hari ukuntu umuntu akagenda atazi iyo ava n'iyo ajya, ariko wamaze kumenya iyo uva ukamenya isi utuyemo iyo ariyo, noneho umenya iyo ujya. Yesu rero ndagushimye kubw'ibiganiro by'uyu munsi wanyigishije. Bakunzi banjye, niriwe kuri YouTube channel niga, nize ngeze aho ndanumirwa, njyewe ntago nari ko abantu bagira ibindi bintu bizera, ntabyo nari nzi. Ntago nari nzi ko hari izindi mbaraga zikorera muri ino si. Ntago nari nzi ko umuntu ashaka gufata Bibiliya akavuga ibindi bintu kandi ari yakoresheje ariko atavuga Yesu. Ntago nari nzi ko hari abakoresha ibyatsi, umunyu, urumuri, bafite izindi mbaraga barimo bavugana nazo. Abo bose rero niko duhura nabo mu nzira, tugenda dusetana ibirenge aho tuba twiriwe mu tuzi dutandukanye, aho tujya kurya mu maresitora ukarya ibiryo byanduye, ukagura ibyanduye, ukagura imyenda yanduye, ugacumbikira abantu bafite izindi mbaraga mu rugo iwawe, ukazana abakozi bafite iyindi myuka. Biteye agahinda. Birakwiye ko dusenga cyane ubudasiba. Birakwiye ko dusenga ubudasiba, birakwiye ko duhamagara izina rya Yesu Kristo buri munota, buri saha.
wowe muntu nkurikiye, ibintu ni bibiri, uhitemo gukorera Yesu Kristo w'i Nazareti cyangwa se uhitemo gukorera ibindi. Ariko nubaho nk'uko nari mbayeho, ukabaho utazi iyo uva n'iyo ujya, ukabaho utazi izindi mbaraga sorry urwana nazo, biteye ubwoba, birababaje pe, birababaje. Yesu rero ndagushimye, muzamuriye ishimwe, wanyigishije, ntabwo umunsi wanjye wamfiriye ubusa. Ndagira ngo nawe unkurikiranye umunsi wawe ntugupfire ubusa, ahubwo ujye uhora wiga. Birakwiye ko twiga cyane, kuko isi yabaye umudugudu, ibintu byinshi, ari abigisha kuroga biri kuri YouTube channel, ari abigisha izindi mbaraga. Birababaje iyo wifashe ukaba wagenda mu muhanda utasenze, ukaba wazana abantu iwawe utasenze, bashaka kuza bo bagakoresha ibindi bintu utazi. Kazana abantu uzi ko uje kubagirira neza mu rugo iwawe, kandi hari ibindi bintu baje gukora wowe utazi. Birababaje. Ariko gusa hamwe no gusenga, nta rindi zina rirusha izindi mbaraga ayandi mazina yose. Abo bakoresha umunyu, abakoresha amabuye, abakoresha amazi, ugasanga n'umuntu w'umurokore arakubwira ati uzafata amazi wizereremo. Biteye ubwoba. Yesu warakoze rero, warakoze ko nakumenye, warakoze ko wambwiye ngo ni ukwizera gusa, ni ugufata ubwenge bwanjye nkakwizera. Nanjye ndakwizeye, ndakwiringiye, mfashe igihe mu ntambara, ariko amaboko yanjye nzi neza Yesu Kristo ko yakomeje, nzi neza ko nazigera ntenebuka, nzi neza yuko uzamfata ukankomeza, ugafata ikiganza cyanjye ukagikomeza, kuko undekuye njye nagwa. Yesu Kristo turwanirire, turwanire, wongere uturwanirire, ndetse urusheho kutwigisha, turusheho kukumenya no gusobanukirwa iby'iyi minsi y'imperuka. Biteye ubwoba, biteye agahinda, sigeze ku ndunduro. Yesu we, utwiteho, tugirire neza. Ndumva aricyo navuga gusa, nta kindi. Imana ihabwe icyubahiro. Nabuze icyo navuga, nabuze icyo nababwira, ndumva nabuze icyo navuga. Nuko niriwe ndeba amavideo, niriwe ndeba amafilme, nta nubwo yari ay'Imana. Ubundi nari narafashe icyemezo cyo gukomeza niga ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi bwo byabayeho contraire, ndeba ibindi. Muri uko kubireba ndumirwa, kuko nibajije uburyo nabaye muri ino si ndi impumyi. Nibaza uburyo nagendaga ndi impumyi, ndangaye, nambara ayo maherena, nambara ayo masheneti, kandi undi wabyambara azi ibyo yambaye, ariko wowe ugatoragura gusa ngo ni imirimbo. Kandi ko kugashyira ku matwi, ugashyira mu ijosi, ugashyira ku maboko, uzi ko ari imirimbo gusa, ariko hari uwambwiye ko abyambaza ibyo yambaye, abisobanura ati ibi nambaye ngenda bizi, ikintu cyose mba nambaye mba nzi impamvu nyambaye. Ariko hari igihe twe twabyambaraga tuzi ko ari ugusa neza cyane, tuzi ko ari ukugira ngo turimbe, ari ugusa neza, ari ukugira ngo nawe use nk'abandi, use neza, ntube igiturage, ntube ikinyacyaro nyine. Yesu warakoze, warakoze kuturinda kuva mu bwana turi indangare. Yesu Kristo warakoze kuturinda kuva mu bwana turi indangare, ku ishuri turi indangare, ukigana n'umuntu uzi ko mukundana, nyamara we afite ibindi bintu. Warakoze kuduhumura amaso,
warakoze kudusobanurira, warakoze ubishimirwe. Muntu nkurikiranye nawe ukaba uri indangare aho uri, sobanuza Imana, sobanuza Yesu Kristo, umenye ikikubaho cyose, umenye impamvu usitaye, umenye impamvu uvunitse, umenye impamvu ukennye, umenye impamvu hari igihe wazanye abantu iwawe bandi bafite izindi mbaraga, bafite iyindi myuka, umenye abarara baguhamagara mu ijoro, umenye ibyo urara urota, umenye iby'imyenda y'inzaduka, umenye ibyo washyize ku matwi, what does bivuga iki, bisobanuye iki, ibyo wambaye ku maboko bivuze iki. Yesu we, uzaduhe kubigumamo gusa Mana, icyo tugusabye, dukonekite n'ijuru, twigishe, uduhe ubwenge, uduhe kumenya, uduhe kurobanura imyuka, uduhe kumenya ibyo abandi batamenya, udusobanurire. Warakoze Yesu, warakoze kuduhumura amaso, warakoze kutwigisha, warakoze, nta kindi navuga. Nari impumyi, nari indangare, nari uwo kubabarirwa. Warandinze rero mu bihe byinshi, ahenshi naciye, yaba ari ukwiga primaire, yaba ari segonderi, uruba wigana n'abantu bo bafite ibindi bakora wowe utazi, n'iryo zina rya Yesu Kristo utarizi ngo urirwanishe, kuko n'iryo zina risumba ayandi mazina yose. Ushaka kurwanisha mu gihe hari umuntu urimo uguhamagara mu mwuka, nawe ukarirwanisha, ukabasha kurwana, birababaje. Biteye ubwoba n'agahinda kubaho uri indangare nk'uko Beti yari ameze. Kubaho uri indangare nk'uko Beti yari ameze byaba bibabaje. Kubaho wambara ibyo ubonye, kubaho wifotoza uko ubonye, kubaho upositinga uko ubonye, kubaho wambaye amaherena y'ubonye, kubaho wambaye ibintu mu ijosi ubonye, waba uri indangare pe. Ndumva nta kintu nabasha kuvuga, ndumva byarenze ubwenge bwanjye, byarenze imitekerereze yanjye, byarenze ibyo numva ntekereza. Gusa nakubwira ngo hamagara Yesu, ujye umubaza wayi, kubera iki nubatse inzu bikamera gutya, kubera iki nsitaye, kubera iki mvunitse, kubera iki nkennye. Hari igihe iwawe wahinjiza ibiti, wahazanye ibiti ibitagomba kuhinjira. Hari igihe wasuhuzanyije n'ibyo utagombaga gusuhuzanya nabyo. Hari igihe Imana yo mu ijuru turebe twishimire. Reka mvuge ngo hamagara Yesu Kristo w'i Nazareti, niwe ubasha kurwanya izo mbaraga. Rero nanjye ndamuhamagaye, nzi neza akarusha izindi mana zose abantu bizera imbaraga. Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo niwe mpamagaye, ngaze muri njye, mu bwonko bwanjye, mu maso yanjye, mu matwi yanjye, mu kanwa kanjye, mu ntekerezo zanjye, mu mutima wanjye, mu maraso yanjye, mu misokoro yanjye, no mu byo nkora byose, ajya abanza imbere ya byose. Naba ngiye ku isoko ngenda imbere, naba ngiye kugura ibyo kurya ngenda imbere, naba ngiye kugura imyambaro ngenda imbere, naba ngiye kugura inkweto ngenda imbere, naba ngiye gukora umushinga uwo ari we wese, ajya abanza imbere, azi imbere, agire creativity mu bwonko bwanjye, izindi ntekerezo zidasanzwe, amindura uw'agaciro, amuze n'inshuti yagennye, sinkishakira inshuti. Kandi icyo ntekereje cyose ajya abanza aba ari wumva icyo gitekerezo kiva ku Mana, igitekerezo kiva ku Mana yanjye Yesu Kristo w'i Nazareti.
wemeye kuba umuntu akigira umuntu, yazambaye ishusho y'umuntu tukavuga ngo Imana ntigiba umuntu, kandi byanditse ngo tureme umuntu ase natwe. Nuko Imana yo yari ibizi ko izaba umuntu, ikamanuka mu isi, ikambara ishusho y'umuntu, ikavuka, igakambakamba, igakura. Nyamara yaraje ntibamwemera. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ikomeye, Mana irusha Yesu Kristu, ndagushimye, ndaguhimbaje ko wakomeje unyigisha, unyereka, ukomeza unsobanurira, ariko uburinzi bwawe butubeho mu ntekerezo zacu, mu ngendo zacu, mu bikorwa byacu bya buri munsi. Ineza yawe tubonekeho, ubuntu bwawe butubonekeho, ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro muri twebwe. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, amen.